ngo mwabuze ibibanza ngo byiza ngo biri muri site ngo biri ahantu heza ngo hafite view nziza ngo binini byujuje ubuso mwabiburiye ntabwo nari nakaje icyo gihe. Ngiki kindi kibanza cyiza rero nkuzaniye banyarwandakazi. Iki kibanza kiri muri site ya Masizi, aha bahita Imasizi. Uzamukiye kuri ADPR uragenda uhure n'iki kibanza. Ni ikibanza cyiza cyane gifite ubuso bunini cyane, gifite ubuso bwa metero kare 800. Iki kibanza umukire ashaka kukigurisha ku mafaranga make kubera yuko umuntu wese ushobora kubona miliyoni 30 aramukatiraho kimwe cya kabiri, ni ukuvuga metero kare 400. Ibaza ariko metero kare 400, ikibanza kiri standard kiba ari metero kare 300 nkwibutse ko iyi kaburimbo bagiye kuyikora. Iyi kaburimbo bagiye kuyikora muri rino zuba, ni ibintu bizwi n'abantu bose kereka abatareba amakuru agendanye n'iterambere. So ngwino ugure kino kibanza, ugure kimwe cyangwa byose ubigure kuri miliyoni zawe 60, cyangwa se uguremo kimwe kuri miliyoni zawe 30. Ngiyi ni quartier ya Birembo, iyo uhari hafite view nziza cyane kuko hegutsemo, ariko ikibanza cyo kirashashe. Ngo uyu muhanda urabona hirya abandi batangiye kubaka ama etage, ngaka ka etage hirya kuri uyu muhanda. Rero urabona hakurya hari abahita kwa Nayinzira, muba muteganye urebana n'abandi bakire, muba muteganye neza cyane. Ndakubwiye ngo ikibanza kiri ahantu hegutse ku buryo hafite view nziza, ubureba ahantu hose muri Kigali, ariko ikibanza cyo kirashashe. Kirashashe, ni muri site simbitindaho. Kuba cyujuje ibisabwa byose ntabwo mbigarukaho, dore kuntu bureba Kigali. Ikindi se kandi ushaka niki kintu ushaka? Nimba koko ushaka ikibanza atari bya bindi byo gukina, byo kwiri gukina n'umukomisiyoneri umuvugisha amagambo menshi bikarangira utanaguze. Ikindi ushaka niki? N'abandi bakire bari kuza kuhagura bakubaka utu etage, bakubaka kadasteri nziza kugira ngo babe bareba hakurya nk'uko ndimo kuhareba. Wahabonye hakurya mu mujyi hari ndi kureba ni muri Kimironko, n'ahantu heza cyane. Rero ku bindi bisobanuro birambuye nyandikira kuri yo nimero ya WhatsApp cyangwa se unampamagare. Ahantu ni shwadiro bashobora kuhagutanga kubera yuko njewe nibibanza mba ngenda nivumburira gake. Ibindi bibanza byo muri iyi site, byo muri iyi zone hano hantu hitwa Imasizi, biri hejuru ya miliyoni 30, hagati ya 30 na 40 kuzamuka bitewe n'ukuntu kimeze, kandi byo biba bifite ubuso bwa 300. Iki cyo gifite ubuso bwa 400. Ngo uyu muhanda wa site aho uciye urabona abandi bakiraho hirya bahageze, etage ngiyo urimo kuyibona. Nawe mukomisiyoneri kandi ubumba ngo harinye ukagenda ugakora. Jewe ntago mba ngoye cyane, birahagije kukwereka ikintu cyiza ukanshimira nyuma. Waba uri umukomisiyoneri, ngiye imari yicuruze nawe, cyangwa se ikiruta byose ni ukunyenyuriraho uhamagaye kuri yo nimero iri kuri screen, cyangwa se umpamagaye, cyangwa se unyandikiye kuri WhatsApp. Nkwibutse ni metero kare 400. Hanyuma ni muri site ya Masizi, unyuze kuri ADPR, ku rusengero rwa ADPR. Amahoro y'Imana akomeza abane nawe. Ciao.